Igitondo cyiza kuri mwese, tugeze isa 12 z'igitondo. Reka tubabwire ngo tujye gusoma igitabo cyo kuva igice cya 6. Imana yongera kubwira Mose izina ryayo ikamutuma. Umurongo wa mbere, Uwiteka abwira Mose ati, uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo. Azabarekura bagende, abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye ku bwayo maboko. Umurongo wa kabiri, Imana ibwira Mose ati, ndi Uwiteka. Umurongo wa gatatu, kandi nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo, nitwa Imana ishobora byose, ariko sinabimenyesha, nitwa iryo zina Uwiteka. Umurongo wa kane, kandi nakomeje isezerano ryanjye nabo, ko nzabaha igihugu cy'i Kanani, igihugu cy'ubusuhuke bwabo basuhukiyemo. Umurongo wa gatanu, kandi numvise umuniho w'Abisirayeli Abanyegiputa bazitiriye mu buretwa, nibuka isezerano ryanjye. Umurongo wa gatandatu, nuko bwira Abisirayeli yuko ndi Uwiteka, kandi nzabatura imitwaro Abanyegiputa babakorera, bakure mu buretwa babakoresha, bacunguza ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Umurongo wa karindwi, kandi nzabazana mu bwoko bwanjye, nanjye mbabera Imana, niho muzamenya ko ndi Uwiteka Imana yanyu, ibatuye imitwaro Abanyegiputa babakorera, ikabakura muri bo. Umurongo wa munani, kandi nzabajyana mu gihugu namanikiye ukuboko yuko nzagiha Aburahamu na Isaka na Yakobo, nzakibaha kuba ibiragwa byanyu, ndi Uwiteka. Umurongo wa 9, Mose abwira Abisirayeli ibyo, maze babuzwa kumwumvira n'umubabaro mu mitima yabo utewe n'uburetwa bw'agahato. 10, Uwiteka abwira Mose ati, jya kwa Farawo umwami wa Egiputa, umubwira kundira Abisirayeli bave mu gihugu cye. Mose avugira imbere y'Uwiteka ati, dore Abisirayeli ntibanyumviye, none Farawo aranyumvira ate? Kuko iminwa yanjye yanduye nk'umubiri utakebwe. Uwiteka abwira Mose na Aroni abatuma ku Bisirayeli no kuri Farawo umwami wa Egiputa ngo abakura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Aba nibo batware b'amazu y'abasekuruza, bene Rubeni imfura ya Isirayeli ni Enoki na Palu na Siloni na Karumi. Iyo niyo miryango ya Rubeni. Bene Simiyoni ni Yemuweli na Yamini na Ohadi na Yakini, Sohari, Shawuli umwami w'umunyakananikazi. Iyo niyo miryango ya Simiyoni. Aya niyo mazina y'urubyaro rwa Lewi nk'uko ibihe byabo bikurikirana. Bene Lewi ni Gerishomu, Kohati, Merari. Imyaka ya Lewi yaramye ni 137. Bene Gerishomu ni Rubini, Shimeyi nk'uko imiryango y'abiri. Bene Kohati na Amuramu na Suhari, Heburoni, Uziyeli. Imyaka Kohati yaramye ni imyaka 133. 19, bene Merari ni Mahali, Mushi. Iyo niyo miryango y'Abalewi nk'uko ibihe byabo bikurikirana. Amuramu arongora Yokebedi nyirasenge, babyarana Aroni na Mose. Imyaka Amuramu yaramye ni 137. Abana ba Isuhari ni Kora na Nefegi na Zikiri. Bene Uziyeli ni Mishayeli, Elizafani na Sitiri. Aroni arongora Elisheba umukobwa wa Aminadabu, mushiki wa Nahashoni, babyarana Nadabu na Abihu na Eleyazari na Itamari. Bene Kora ni Asiri na Elukana na Abiyasafu. Iyo niyo miryango y'Abakora. Eleyazari mwene Aroni arongora umwe mu bakobwa ba Putiyeli, babyarana Finehasi. Abo nibo batwari b'amazu y'abasekuru yo mu Balewi nk'uko imiryango y'abiri. Abo nibo Aroni na Mose babandi Uwiteka abwiye ati, mukura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa uko imitwe yabo iri. Abo nibo babwiye Farawo umwami wa Egiputa ngo bakure Abisirayeli muri Egiputa. Abo nibo Mose na Aroni babandi ku munsi Uwiteka abwiriyeho Mose mu gihugu cya Egiputa. Yaramubwiye ati, ndi Uwiteka, bwira Farawo umwami wa Egiputa icyo nkubwira cyose. Mose avugira imbere y'Uwiteka ati, dore iminwa yanjye yanduye nk'umubiri utakebwe, Farawo yanyumvira ate? Iki cyari igice cya 6 cyo kuva. Reka dushyire imbere gukiranuka. Mugire umunsi mwiza.